Mucurangire cyane icuranga nkomeze icuranga harimo kucurangira no kucurangira sinemeraga ko marangamutima ngufitiye yakura ariko uko byaje nyange ntumbaze ugiye ujya saza ukazimira nzima byaje buhoro sinabibona sigaye muza amaso nawe ntagurumana icyakubwira ukuntu ngukumbura usigaye ugenda ngasigara n'irungu nkuko iyi ngoma yahimye imirisho idahindura umukaraza niko numva twasazana sinyishobora kwiyumanganya sinarekera kuvuga yuko mukunda iteka iyo nkurebye mu maso uruko umutima uteye ndabivuga sinarenzaho sinyishobora kwiyumanganya sinarekera kuvuga yuko ngukunda iteka iyo nkurebye mu maso uruko umutima uteye ndabivuga sinarenzaho. Wow. That's how I feel. Ko nimvuta. Stop. Nje ndiyumva ku mutima mugengo. Okay. Aho utandaza Amerika. Ngire? Tandaza. Sibitera umukoresha wazakijije. Batandaza ko cyangwa ko. Ngera ubwo mutandaza nk'umugore ujya kubyara tandaza neza. Come on. Shamseni uravuga wazakije. Ukamenya Yesu ukakira Yesu. Oh Yesu wawe. Uzuje ngendo. Giye kunyigisha gucuranga. Hajya nabonye mu gifata gutya. Akambere? Utakana kabiri. Utakana ka kane utakana kano kanyuma ka gatano. Yeah. Ibaze nshanza abantu bagahita icuranga bisanzurusha. Okay, vuza ariya nkufutire hano.
yone uzanze ukuri mu inzara then akamara narufashe amwereke umunshi gitari nakuvuna ashamo nkwigishe urashaka kwiga cyangwa urashaka kwikinisha Niki nkanyigisha abasinzi ndabwiye nakubega nkindi mama mukunda oya ndakunda nziza abasinzi mukunda tumwumbura byeri ajya muri frigo ntayirimo wapi zashize zashize tujya kugurira ibikanya nk'ubu nguyu muri mood sini icyo uri kumva n'indirimbo natanabyina mushaka muzabyina kandi ngeze kubona ubyina umunsi ndakora iyi video uri mu tiktoker just for fun nothing more ese wazanyisha kubyina cyangwa igisho kubyina nkigishije kubyina nyine byo nta kintu kimwe nzi kubyina nyine nta kintu kimwe total okay ngagorwa nyine nk'akantu numva na postinga umuntu nyine akabona atira amashini azi kubyina hari akantu numva gaharaye kuri TikTok gakundwa gukorwa abantu babiri nyine umukobwa Ibise nyine ndi kwigura kugira nze kubyina neza nubwo jana nyine mbwiye gaharaye kuri TikTok ariko sinzi n'impamvu ubu telefone yawe imaze iki nimba nta tutazi n'ibintu nta kintu kimwe cyo kubyina nzifasha okay kanumva ni indirimbo ya Justin Bieber yita gute uko bayita kose gisha kunyisha kubyina ku buryo nushinze muziki numva bijyanye na kabara babyina ukuta amaboko kabiri hejuru ti andi kugarutse kunseka do ubundi ajya gutya nawe rero byarakunaniye ntizere uri mu rusengero njye ndigendera umutisha nyabaki
cyangwa reka nkureka kandi babagira sona yantuze ya Burna Boy ntuyizi wowe nyigisha kubyina ibyo bintu unyigisha indirimbo se uri kunyigisha indirimbo izo kariho babibyina cyangwa nyigisha ibyo batabyina handi dore ugira gutya oya urabona uko uzanye n'urutugu rwa hano nka gutya noneho uhita uzamura aka kaguru ndakaza gutya gutya uri kubyina kandi gutya Mayi murabizi kiza no kumaze kumenya ibintu bimwe mu byo ukunda kubyina ibyo bigushimisha ndabeshe cyakoze niyo umuntu umaze kumenyamo gake ariko ko n'ibindi nzagenda mbimenya ubimenye ubimenye ariko ni mu nzozi aho mwe kuki uba ufite confidence za dani okay ako tukareke undi mbaza wanga iki nanga iki ikintu cya mbere nyine uzi ko wanga iki ni ikintu cya mbere nanga mu buzima cyambere nanga agasuzuguro none se nkore nkunda umuntu unyubaha nkanjye nkamwubaha nyine mbwira ukuntu bihuza just ntago bisobanutse kumbwira ngo wanga agasuzuguro n'akazi nzi ukora kandi kazamwa abasinzi kazamwa abantu bameze nk'uko nyine basuzugura ubwo bigenza nyine muri kara kazi kanjye nabyo simbikunda iyo ushatse kumenyera nakokatira nkaguriza amafaranga yanjye nanjye amafaranga yawe nanjye nkitwarira bore yanjye nyine niyo mpamvu ugenda kigira umuntu nkoresha museke iki Maya tangiye no kwihamagara nyine biba byanshanze ariko nkamubwira ni kubona utarubereye kano kazi nyine confidence ufite ukuntu witwara ushobora kuba ahantu mu muryango ushobora kuba hahise hari heza kuruta aho uri ukaba ufite ako confidence ka kera ukigenderaho niko mbibona ariko Mike ahise hanjye nanga tureke no kubivuga kugiye simaye yego ko mbega umwana shema yewe we umva se rebera kino kibaby man yewe do reba zino hips sinzi ukuntu harimo scrolling ngo cyamita nkigo yewe ga reba ga face beauty nse icyana nakirya tu nse Scott kumbona ushamaduka iyo ngo se uyu uvuye hano wese umwana cya kintazi buraso yarutuye umwana man reba ukuntu gateye ushaka ko zinkunda abakobwa bateye neza so uriya ni ahubwo reka do kuri ayigido soso ay muhaza kaze mu following ahubwo ndaje nyandikire niyo ko kimpa nimero ewana kabisa kashe ntacika wallahi avuze ko rimwe na rimwe njya ngira ngo wenda ni nk'umwuka wakugiyemo wenda ubusambanye tu irari ibiki mbese nta kindi kintu kizima no mu iminsi ufite ahubwo kari bunsubize
unsaba kuriya aza wambwiraga mukiza uriya se wamutatse wamugize marayika nari nzi ko ari bwinjira hangana tuzongera no gukoresha nta kigenda mani ni idage uriya ni nta tere byano okay none afite mu nda ni nka kimonyo kimonyo urakizi kurya imva arenda gucikamo Sinabwo ndakora nimero zisa nanzo ari unsubize kuri Igimana wagira ngo wariremye bamubwiza ukuri pe sibyo sometimes ari igihe ntajya ngusobanukirwa nyine tu kubera iki se mani kubera iki mani cyakoze nzajya ngusengera basi iryo rugira ibyo bintu bikubamo abakobwa ibiki ntibizatume urenga umuhanda cyangwa ngo padiri we kaniyandikire message nandiki cyane ko kimpa nimero zacyo usanga kinazimpaye nyamara ejo ntuzabona nkinjijemo hano se mwana umukobwa ni mwiza bro yakosha akuri kumubona none ukunda ateye waraye afite mu nda zero gusa iterambere uri gutekereza nire cyangwa akazi karimo aho ngaho abakobwa ubona umukobwa atandukaniye n'undi kuma mbona rimwe na rimwe wayagaye wagira ngo noneho ni nka roho mutagatifu kumanukiye ntari kumurora iryoherwa gusa mwana ak'abanyarwanda se n'umunyarwanda ariko n'umunyarwanda so nambona gutera umupasiteri nawe ntabwo ari ubupasiteri bro nose ubu nimba nkweretse ifoto ibyo ni ibiki ko mba ikibazo ni kuva twamenyana kuva twabana kuva twakorana buri munsi uko ubonye ijipo igize gutya cyangwa se yaba ari ikanzu cyangwa ipataro igize gutya ujya ugira ngo ni nk'umuyaga uje mu masaka bavuga amapataro agenda ipeta aho kenda vuba ntabara abambara amapataro ntundebe nabi ariko na byose nose ikibazo ufite ni iki ariko rwose nyine uburyo ikintu nanishatse kuvuga kuva twamenyana n'ibyo bintu byose nta munsi n'umwe utaratakagiza umuntu wagira ngo noneho ufashe umwanzuro ugiye gukora ubu ibintu burimo none ko Imana yaturemanye irari se abaga Imana yaturemanye irari mani ubundi wowe uba muzima mani ugitema uwo muntu mwiza yarapfuye muri njyewe nabayeho neza narasetse narariye nk'abandi bana narishimye nagize ababyeyi ariko ibyo byose byaragiye nta na kimwe kigihari nta na kimwe kizanagaruka ababyeyi banjye ntabahari ese basi sorry none se ni wambwira basi wenda hahise basanzwe bakubwira sinema wenda hari undi munsi ni nk'icyo kintu wapangura umwana umushinga wari ufite ikiri umwana gusa njye numvaga nzashinga ikigo cyo gufasha abantu kuko nicyo kintu cyiza nkunda ku isi kurusha ibindi Mike
nyine sinzi ko icyo gihe cyiza cyo kukugira inama no kukubwira ibyo ngiye kukubwira, ariko icyo nzi cyo uriya muntu wari uri ukiri muto, uriya muntu wari uri ukiri muto uzangira umuha amahirwe aracyakurimo nkaho yagiye. Ntushaka gushira umuntu mu w'imbere wumve ngo ndi star, ndi tough, ndi slay. Hari undi muntu wakiri umwana, uriya mwana niwe yakuze aba wowe, bivuze ngo iriya karagutera cyakurimo, ushaka uzayiha amahirwe. Mike, komeza urote kuvuga.